hanyuma nari ndi kuvana umeze ute byarangiye ubukwe bwa Mushiki wawe Bosco utabutaye? Yewe ni mwene data muri Kristo Yesu. Ariko yihangane numvise bitoroshye. Bosco rwose ibintu bye byarangiye ubukwe butabaye dia bira bintu ubibonye ute? Harega hari igihe ubundi imbere ya original haza pirate. Mbere ya original haza pirate. Je ntago ndakuvuga ku bantu. Oya abantu se arega burana ba Petero muvuga n'abantu. Nabaye Yohana ugira ngo Yohana ni ikimanuka. Wenda reka mbwire abantu barambagiza cyangwa barambagiza. Mbere yuko originaliza. Mbere yuko originaliza habanza pirate. Habanza umuntu ukwereka kagukunda ndetse cyane. Akaguha n'ibimenyetso ugasanga nibyo. Hano hanze niba ari amajwi niba ari abahanuzi byaranyobeye. Ugahura n'amajwi akubwira ko utavangiwe, akubwira ko utibeshye, akubwira ko umuntu ari we nutamushaka uzamwara, nutamushaka uzarwara inyatsi, nutamushaka nta uzarinda upfa utabyaye. Ibintu by'iterabwoba. Imana yaremye abasore irema abakobwa kugira ngo bazahure bakundane. Yego. Bari gukundana ariko Natasha agasenga cyangwa Bosco agasenga. Ntibinjire mu marangamutima y'urukundo cyane. Batarabaza Imana nimba koko bemerewe kubana. Ni kiriya nicyo kigomba kukwereka ko Imana ari Imana, nta hantu ihuriye n'abantu. Yego. Kiriya uriya ni umutego nyine. Nuko bari kugira ngo abantu bahumuke beye kujya bahubuka. Hari umuntu ushobora kwinjiza mu rukundo kuva mu bikakuruye ibyo rwose ahubwo hakavamo ibisazi. None rero bitewe nuko umuntu aba yiyizi, Imana iravuga ikongera ikavuga. Itampaye ibimenyetso birenga bitatu. Niyo waba warampaye inka nakubwira nurabizi. Niyo mpamvu uru rubyiruko Imana iruhiyereko. Yego. Aba basore mwabasore mwe Imana ibahiyereko. Mwabakobwa mwe Imana ibahiyereko. Batera n'igikumwe kabiri. Ngo system muri system utarimo utarimo agasezerana kabiri. Urumva ugatangira ukabona umugabo yazinze isura, ukabona nta kivuga kandi muri mukwawuki muracyari abageni. Umugore atangiye kumuhamagara mubazindeza atariko kwambwiye kugiye guhaha kudataha bakaba bagiye kwicwa n'inzara. Uzi n'ababyeyi b'iki gihe ko bitambika mu nkundo z'abana bakica ubukwe. Ubwo ababyeyi benshi nibo bica ubukwe. Ngewe kukubwira ko ndi umugore uje unkunda uri umusore bitwaye iki? Nta soni biteye. Umugore n'ubyara. Reka nizere ko umeze neza uri amahoro. Nge nitwa Prince Robert umuhungu w'Imana n'abanyarwanda. Nakiye umukobwa w'Imana n'abanyarwanda Diane. Uraho neza? Muraho. Umeze ute? Meze neza. Freshere ko mbona ari zose ra usigaye uri kuzirira he? Imana iba yakoze nta ruhare navuga mbigiramo. Amakuru y'iminsi ni meza. Meze neza cyane. Ego, gahoro gahoro. Haraburi iki se mwana? Ubu urarwaye. Urarwaye? Urashaka nawe? N'amaso sataramenetse. Urashaka nawe aguha amafaranga kuko muzigaye muza gusabiriza hano kuri amafaranga se gute? Sinjya mbona n'uwakoze impanuka agahita ahamagara ati muze mutabare kamera mbere yuko yahamagara nijoro. Ariko ngewe hagize uyama namusabira umugisha ariko ntabwo naje gusaba. Dawidi yaravuze ngo arashaje ariko nta yagira abona umukiranutsi w'Imana yaretse. Imana yacu irategeka. Ngewe ntabwo naza gusaba. Ngomba kugenda nkategekeraho nicaye hari. Ubundi bikakemuka. Nkabwira Imana ni Mana. Ako se ko nimwe muhohoteye abantu. Gute se? Kujya gutegeka Imana ngo nige kwambura Robert cyangwa n'undi muntu. Imwambure se gute? None se uri gutegeka iki? Ngo azana amafaranga ni waba yarayakorereye. Hoya ariko hari igihe
hari abanerega bafite ubushobozi we Robert nimba nta mafaranga ugira hari umuntu yafite Imana yagiriye neza icira inzira none se nakuyabona kandi kwibwiriza afite n'iryo sezerano oya nta mpamvu zo kwibwiriza akaba ati nge mbona Robert wenda nta mpamvu yo kumubwira ngo mpa amafaranga nuko umutunarega oya ariko hari ukuntu ububanye n'umuntu urumva wenda yarakubwiye ati uzamfate nk'umuvandimwe wawe sibyo uzamfate nk'inshuti yawe ntuzaburare ntuzarware ngo ubure ikikurwaza uwo muntu rwose ubu ugomba kumuhamagara ntumusaba ariko amubwira atariko nubwo bimeze gutyo nararwaye kandi pe bimeze nabi ibyo gusa ya ufite ubushobozi bitewe n'icyo yaguhizeho aragufasha yego ariko kwirirwa utunareka abantu bamugani ni mume bwaza ko nta gaciro icyo gihe ubutesheje Imana yawe nawe ubwawe witesha agaciro hanyuma nari ndi kuvana umeze ute byarangiye ubukwe bwa Mushiki wawe Bosco utabutaye yewe ni mwene data muri Kristo Yesu ariko yihangane numvise bitoroshye Bosco rwose ibintu bye byarangiye ubukwe butabaye dia bira bintu wabibonye ute namayobera matagatifu ariko Imana imuhe pole imushumbushe harega hari igihe ubundi mbere ya original haza pirate mbere ya original haza pirate gute ariko ni mu byumve na nge ntago ndakuvuga ku bantu oya abantu se arega burana ba Petero muvuga n'abantu n'aba Yohana ugira ngo Yohana ni ikimanuka ndareka mbwire abantu barambagiza cyangwa barambagiza mbere yuko originaliza habanza pirate habanza umuntu ukwereka akagukunda ndetse cyane akaguha n'ibimenyetso ugasanga nibyo yewe hano hanze niba ari amajwi niba ari abahanuzi byaranyobeye ugahura n'amajwi akubwira ko utavangiwe akubwira ko utibeshye akubwira ko umuntu ari we nutamushaka uzamwara nutamushaka uzarwara inyatsi nutamushaka nta uzarinda upfa utabyaye ibintu by'iterabwoba biri aho ngaho bikagwira ariko nukuri kandi dusuhuje abantu bose bagiye bashyirwaho iterabwoba nukuri Imana inyeretse ari we nutamushaka uzarinda upfa nta wundi ubonye kandi pe atari Imana ivuze ibyo bigeragezo rero abantu bari guhura nabyo kandi rwose abasenga niba bafite ingorane kabisa abantu basenga bwo bafite n'ibigeragezo bibakomereye yego ese dia iriya nkuru ya Natasha na Bosco kuri wowe niki yagusigiye ni reso mubona wayizemo kupfusha ubukwe ni ikintu gikomeye buriya hagati ya Natasha nawe harimo umuntu wakoze amakosa kugeza uyu munsi ibiri mu itangazamakuru umuntu yahengeka kuri Natasha ariko Natasha nawe ashobora kuba hari impamvu yabimuteye ariko Bosco wese nitwamugarukaho bombi nge mbasishinze amakosa gute nk'umuntu w'umuvugabutumwa uri kumva mwasenze mwazengurutsa donc ahantu hose ushobora kujya kugeza ku rwego rwo gukora umunsi w'ubukwe ntajwe arumva ntacyo arumva hari n'igihe tugerageza Imana yego gute Imana yaremye abasore irema abakobwa kugira ngo bazahure bakundane yego bari gukundana ariko Natasha agasenga cyangwa Bosco agasenga ntibinjire mu marangamutima y'urukundo cyane batarabaza Imana nimba koko bemerewe kubana yego yego juste urumva ubwo saho ikosa twarishinza nde Natasha arakubwira ati ngiye nanze kumubwiza ukuri bitewe na situation nari ndimo atanyanga
ubwo ikosa aho twarishinzanye. uwo wanze kumubwiza ukuri niwe ufite ikosa. none se ubundi nizi utarabajije Imana we Imana yakugeneye umugabo yamukugeneye. yego uzi ko niyo waza urwaye ibibembe umugabo atakwanga yaragukunza bibona ibibembe kubirwaye. ubu se nta buryo ubona ba bantu bafite ibintu byabembye mu maso byatutumbyemo ibizi by'ibibyimba ku mubiri wose ntibajya babanyuza kuri ntuze kuri za buri kuri iza social media basezeranye, kandi ukabona wenda umusore niwe ufite ikibazo cyangwa umukobwa, ariko ukibaza inzira byaciyemo kugira ngo bakundane rwose. ibizungerezi nkatwe duhari. ibyo umugambi w'Imana ntabwo ucishwamo ijisho. buriya uba ari umugambi w'Imana. ni kiriya nicyo kigomba kukwereka ko Imana ari Imana, nta hantu ihuriye n'abantu. yego kiriya nicyo kigomba kukwereka ko Imana ntaho ihuriye n'abantu. wenda tugaruke mu isomo irankuru yasigiye isi. ni iki wabwira abajeni, abakobwa, abasore? cyakora uriya mukobwa yihangana. birashoboka ko Imana yari yaramubwiye umugabo, ariko nimba yarabivuze izamuha undi buriya uriya suwe. kuko nimba bararambagizanyije bikemera bakagera ku rwego bajya mu by'ubukwe bagatumira no mu murenge bagiyeyo. yego neza bibazi ko byagenze gute. nuko kiriya uriya ni umutego nyine. ni ukuba ari ukugira ngo abantu bahumuke beye kujya bahubuka babaza Imana. unakontorore. yewe reka nkubwire nahuye n'ibikomere bikomeye by'urukundo. kupfa kuza kumbwira ngo urankunda ngo mbyemere ko kunkunda byakugwa. hoya igihe cyo kubutanga ntikiragera. uzabuduhe nta kibazo. ariko nibinyemerera Imana nzabubaha. kuko nta mpamvu yo kuza gupfa kuvuga. noneho kuza kumbwira ngo urankunda kugira ngo nzabyemere bingemo cyagufata igihe. sinzi inyito wakoresha kugira ngo bihite binjyamo. nta rukundo ujya ugira? urukundo icyo gihe nari ndufite rwishi rugurumana rugera mu bire rwo mu bicu. utanambwira yuko umuntu ari mubi ngo mbyemere. urumva? yego. utambwira ko umufiyanse yamemukira ngo mbyemere. ukazuka icyo gihe ari kuza kumbwira ngo runaka ngo uriya ni mubi nimukwiranye mureke ye baba we nari kukuvuma. ariko hari ibintu biba kugira ngo umuntu yige. urumva? hari ikintu gishobora kukuba. none aho ngaho reka mubaze ikibazo gitoya, kandi ntabwo ari we wenyine. hari abantu benshi dukunda kuganira akavuga ati ngiye narakomeretse mu rukundo, kandi koko yakubwira ukumva koko yarakomeretse. uyu munsi umuntu aje gukunda by'ukuri wabigenza ute cyangwa se wabibwirwa n'iyi? ariko giye muransetsa nk'umuntu akabona ikiganiro akavuga ati uyu mugore avuze ko ikintu cya mbere umuntu ntakunda ku munwa. hari igihe umuntu akunda akavuga amagambo gusa. none se umuntu waje akaguha ibintu wowe ibintu si icyo ubutunzi wawungiye kure. yego. ariko nanone ubutunzi nabwo burakenerwa, ariko ntabwo bwajya imbere cyane kurusha urukundo. dore rero ikintu cya mbere tubwire n'abadukurikiye ngewe mbere y'uko uzi ikintu nakora mbere y'uko mvugana n'umuntu dukundana yarambwiye ko nkunda ashaka kungira umugore ni urugero. nabanza nkamubwira nti rero mbere y'uko twinjira mu rukundo ntugire ngo hari ibindi nkeneye cyangwa ntekereje kuri wowe. tubanze tujye kwa muganga twipimisha. mwipimisha ibiki? sida? kuko hari abantu bakunda nabi.
hari umuntu ushobora kwinjiza mu rukundo kuvamo bikakurusha ibyo rwose ahubwo hakavamo ibisazi. Noneho rero bitewe n'uko umuntu aba yiyizi ko nzi ko narwinjiramo kuzaruvamo bikaba intambara. Wenda numva rero tubanze tujye kwa muganga nitumara kuvayo yego ibindi biganiro byawe uzabimbwira, ariko nkayagenda nanjye uko tuvugana musabira n'ibimenyetso. Uzi ko nshobora gusaba n'ikanzu y'ibihumbi 100 ukayizana ari ikimenyetso nagusabiye, kandi mu buryo bwo kukugerageza nyine ngo ndebe kuzambera umugabo koko. Sha niba ari ukupima urukundo uribeshya. Hariho mujyana kwa muganga akanagushyira mu modoka ye agahita yahamagara umuganga mugenzi akavuga ati ubu turaje. Ngewe ntabwo yambwira ahantu tujya namutegeka aho tujya ngewe. Aho mujya hose ntabwo ngewe ninjye wahamutegeka. Wari wabona umuntu ucisira akagira agahita 300 akaba yavuze turuwaza yavuze bakakuvugwijarika bakayahekenyeraho kandi ngo niwe wanamwijyaniye aho ngaho. Are ubwo si Imana ntivuga? Imana iravuga nyine. Imana iravuga. Imana iravuga ikongera ikavuga. Itampaye ibimenyetso birenga 3. Niyo waba warampaye inka nakubwira nurabizi cyane inka yawe yishorera uyijyana. Wenda icyo cyo ndacyemera, ariko kimwe waravuze ngo kujya kwa muganga ngo kunestinga ngo nkuzanire ikanzu y'ijana. Hakuze ko umuntu ugufite irari n'imodoka yayiguhereza. Wari ubizi nabyo? Wayizana kandi n'iryo rari nturigire kuko ari ibimenyetso nagusabiye. Cyaba ari ikimenyetso. Shobora wana Imana uyu muntu nimba koko bimeze gutya nanjye ndashaka ko akora ibi. Nimba koko kandi ngabisaba nkanabishyira no mu nyandiko. Ubwo kuki imbere utari warabikoze? Ariko ziko nabikoze kandi nakubwiye ko nahuye n'abahanuzi. Irakubeshya se? Ntabwo ari Imana sha. Nari narabisobanukirwa ko abantu babeshyera Imana. Kagira inkuru agatisha iravuze itabe. Ibyanjye tubyibarere. Ati Imana ivuganye nanjye. Kandi disi uzi ko hari n'abantu bubatse ingo kandi bakaba n'uyu munsi bazirimo. Kandi bafite ibikomere byo ari kwicuza ati namujyanagaye kuko Imana yonza kubimenya. Niyo mpamvu uru rubyiruko Imana iruhiyerekwa. Yego. Aba basore mwabasore mwe Imana ibahiyerekwa. Mwabakobwa mwe Imana ibahiyerekwa. Hari umuntu ushobora kuza akakwereka akagukunda yigize umusore. Urugero jewe ariko yari umusore. Umugore yari afite. Noneho akakubwira akagukunda akakubwira ko ari umusore muhuriye wenda muri Kigali cyangwa se hehe mu ntara. Kakubwira ati ndi umusore nta mugore nigeze nkuriye mu busore. None ukundeba nkuze rwose ahubwo rwose tuzegera abaturuta batugira inama. Ukavuga ati ndatomboye rwose uyu muntu wasaziye mu busore. Ngize amahirwe uzafatane ndatoragura. Wamara kugerayo mumaranye amezi angahe abana bagatangira kurira. Umugore agatangira guhamagara atari ko sheri wagiye kudata. Kandi yakugejeje iwawe. Ahubwo mu bana uzi ko hari abantu bajya batera n'igikumwe kabiri. Ngo muri systeme utarimo agasezerana kabiri. Urumva ugatangira ukabona umugabo yazinze isura ukabona nta kivuga kandi muri mukwawe muracyari abageni. Umugore atangiye kumuhamagara mubazindeza atari ko wambwiye ko ugiye guhaha kudataha abana bakaba bagiye kwicwa n'inzara. Ibimeze bite nawe yashatse undi mugore baranasezerana batabizi.
Imana yo mu ijuru, Imana irengera abantu, aba bantu Imana ibarengere. Ni Satani uba winjiye mu mutima wabo, sibyo, akabishushanya, akabashuka gukora nabi. Ariko rwose abo byabayeho ubu babirimo bashoboye kwihangana no kurwana izo ntambara, bihangane bazirwane neza kandi ntibicuze. Diya unyibukije akantu k'abana b'abasore n'abakobwa ngo bajya gusezeraho bagenzi babo bagiye gushaka iki kintu. Yewe rwose reka nkubwire, niyo baba barangabiye indege twarabaye n'inshuti rwose bikamenyekana, wenda nk'uko turi abahanzi, wenda ukaba ari we wabimfashije muri manager wanjye, bikaba ngombwa ko nkora ubukwe ukambwira ngo duhita turangizanya. Yewe inama nabagira nuko ibyo byo gusezeranaho bitabaho. Gusezeranaho se ni ibiki? Natasha se wowe mukobwa wenyine iranda yayivanye se yagiye gusezera. Erega uriya hari igihe Imana ikora ikintu igira ngo ihe abandi isomo, sibyo? Yego. Hari igihe Imana ikora ikintu igira ngo ihe abandi isomo, igira ngo ibigishe. Wabona ari niyo uwo muhungu ariko uzi ukuntu abantu b'iki gihe biyoberanya. Ariko ni gute wavana igihe hari ibintu ntumva, hari ibintu ntumva, hari ibintu ntasobanukirwa. Ni gute wafata inda y'umuntu ukajya kuyegeka ku wundi utarabimubwiye, ubizi neza ko inda atariye? Ni naho urujijo ruri abantu bamwateka. Ariko Natasha we mu kwiyamiriza kwe yavuze ko yabikoze nyine kubera takundaga mushuti wawe. None se uwo mushuti wakaba barageze aho batera igikumwe gute? Nanjye ubwo nicyo kibazo nibaza. Ibya inkundo ntabwo wabyinjiramo. Ni iki wabwira abajene cyangwa se urubyiruko? Icyo nababwira kuri iyi nkuru, icyo nababwira nabagiraho inama nyine, gusa nta muntu uterwa yiteguye. Kandi abakobwa pe bahura n'imitego myinshi, abahungu nabo hari ahantu baba abana babi, uzi ukuntu bashukana ariko wowe uri umugabo se kutambaye impeta. Ubuse uri kureba kuri kamera ko nayambaye, wabwiye abantu bashyiraho kamera wagiye ureka wayije ngo ntayibone. Ubu nta meta uri kureba, ube baneza rero ngo wagiye ngo ngera nta meta nambaye. Uratsinzwe. Oya ntabwo nsinzwe, nayo nari nabonye. Nagira ngo nkwibutse ujye uyambara. Wenda yambara. Uzi ukuntu yadushajije twirirwa tuyisengera ngo tuzayambare amavi yakobotse. Ngiye kugusengera Imana ikugirire neza. Nidusoza ikiganiro ndagusengera Imana ikugirire. Kandi njyewe ntabwo nshaka impeta y'izina, ndashaka impeta y'isezerano ry'Imana. Bivuge ngo ndashaka umugabo uvuye ku Mana, atari bano bo kwikamera n'aba bandi bose papira by'inkunda rubyino. Oya oya, yego Mana ndaguhamagaye mu izina rya Yesu Kristo. Don't laugh please. Nze kugusengera tuvuye kuri kamera. Naje gusaba umugabo nari nitanzeho urugero. Okay. Yego urumva. Ariko nahavuye nta kintu bitwaye rega, nahavuye nta kibazo byaba da. Hakubu umugabo uragiriye yerekwa ko bari mukuri gusa nta bintu by'amanyanga. Uvuye ku Mana tuzasenga turebe ko ari umva kwavuye atarabira ari wasenze nyine nawe wansengeye wanduhiye. Ubu wabona haruhora kubona mu biganiro gutya akaba ati wanjye azanduhira kuko nabizamugora. Aya se kandi nanone ibyo kwiyemera wapi uzamwemere pfa kuba zabaje umuntu. Hari ibimenyetso birenga kimwe umuntu ahabwa ku muntu bagomba kubana. Ubu namenye gusenga, uzaza umpapiraho ngo Imana yavuze ngo cyangwa ngo bahanure. Nakubwira ni nanjye izatsi impanurire iyo
shaka bazigaye babezikoroka mugashiduka mwageze ariko Imana imbabarire kandi Imana irengera abahanuzi bahura n'intambara zitandukanye ariko uriya musore kwari ukugira ngo yige n'uyu mukobwa nawe kwari ukugira ngo yige yego birashoboka yuko nta n'ikibazo burya gihari ahubwo ari satani wabiciye ubukwe nabyo birashoboka urabizi bashobora no kuryamana umuhungu yabwira iwabo atari kuri uyu mukobwa nubwo ngiye kumuzana aratwite namuteye inda ati ntuzazane ishyano ritwite hano atubwiye nda si yawe ushaka abandi bakobwa ntibabuze uzi n'ababyeyi b'iki gihe ko bitambika mu nkundo z'abana bakica ubukwe ahubwo ababyeyi benshi nibo bica ubukwe bakica ubukwe urumva ngewe ntabwo navuga ngo nta kosa nababara ariko uwo nguwo wabwiye umugabo we ngo hari ibyo yamuhishe akabivuga koko nimba yarabivuze akabimwibwa akamubwira ati nimba yarabivuze atamubeshyera akamubwira ati hari ibintu naguhishe natinye kukubwira bitewe n'uko nari ngukeneye yarakosheje yagombaga kubimubwira cyane kuko nta n'ubundi baravanga iyo ibuye ryagaragaye ntiriba rikisha isuka yego yagombaga kubanza agasaba ibimenyetso agabata Imana ameze gutya na gutya na gutya urumva yego none rero mana nimba uriya muhunga nkunda koko ngiye kumubwiza ukuri nanjye ikinyemeza akankunda ni uko koko yemera ukuri ikinyemeza ko bishyigikiye ni uko ari buntwarire uko ndi kuko ndi bumubwire byose yego ntaho muhishe umva yego yari kumubwiza ukuri akamwanga cyangwa akamukunda kuko n'ubundi byarangiye amenya ukuri ngewe kukubwira ko ndi umugore uje unkunda uri umusore bitwaye iki nta soni biteye umugore n'ubyara yego umugore nyine ni umugore sibyo yego kuza kuguhisha ko ntari umugore rero kandi ndi we kandi n'ubundi uzabibona nakubwiza ukuri hakiri kare nakubwiza ukuri hakiri kare ukanshaka ubizi cyangwa ukabireka yego uti ababyeyi benshi nabo basenya ingo yego abakobwa mwarubyiruko mwe nimukazana ibintu by'amanyanga mu rukundo reka nkubwire washaka amafaranga ukayabona washaka ikintu runaka ukakigeraho ubu bishatse wasubira no mu ishuri ukiga icya mbere ni amafaranga ariko urukundo iyo urubuze kongera kurubona birakugora birarushye Diana nagaba gufata umuntu wasenywe n'urukundo ukarumugaruramo bigusaba imbaraga kandi bigusaba ubwenge hari n'igihe rutarama yicara akavuga ati hari igihe ariko iyo ibya mbere byapfuye ibya kabiri biremera Imana itanga amahirwe ya kabiri hari igihe Imana yabaha amahirwe ya kabiri yego bakayabona wenda n'umukobwa akazashakwa n'undi n'uwo muhungu nawe akazabona undi umukwiye biremera ariko Mana yanjye aba bantu Imana ibarengera ariko urubyiruko ntibagahubuke ajya abanza arebe avuga ati ese uyu muntu koko yambera umugore ese Mana ibimenyetso ibi n'ibi nubimpa biraba bikuvuyeho umugenzura ariko Diana reka mbariza abajene badukurikiye turi kuganira siko hari umuntu wigeze kumbwira ngo mfite inzara ngufi nkabimwangira icyo gusa muteretana kandi neze yarakubeshye kandi yabivuze atazi ko mwumva yiyongorerana Natasha abantu yunguye tubanye twazarwana ngo uri mwiza ariko ufite amano magufi ntangije yewe ntabwo nabivuze mu ibanga nahise mubwira ntunyibagirwe amano magufi ubu se wowe ntaho ufite ine kandi wenda we mama yagoye kuba ufite amano magufi kandi wenda we hari ibintu namubonyeho byinshi numva ntacyo bintwaye kubera ko mukunda niyo mpamvu uza mu kiganiro wayatwikiriye ntabwo nambaye barirene
ariko yarabimbwiye birambabaza ariko ntabwo yarakoze mujye mubwizanya ukuri rero ariko byari bitarakomera urumva nahise nkuramo akanjye karenge wumvishe ukuri neze ko atarakubeshye urumva ahubwo we ashobora kuba yaragukundaga ariko amano atayakunda ngo uyu mugore ni mwiza ariko afite amano magufi ariko afite amano magufi ndibaza n'abana ariko uyu muntu butubanye ntiyazajya ajya kureba abafite amano maremare byashoboka ndamubwira ni rero njyewe ndumva ntugende ubisengere ejo uzampamagare nkubwire yarampamagaye mpita mubwira nti uhereye uyu munsi unyibagirwe si uzongere kumpamagara ntuzongere no kuntekereza kandi birangirira rero urubyiruko rujya rubwizanya ukuri mbere y'uko rwishora mu rukundo nimba umukobwa afite amenyo maremare utayakunda wikwirirwa umwinjiraho umubwira ngo uramukunda kandi ubibona ko afite ikintu udakunze muri wowe kinenge utazabangikana nacyo ni urugero mubwiza ukuri hakiri kare wa mukobwa we nimba umusore agukunze wenda afite amafaranga wimwangira ko ari mugufi nimba ubona ari mugufi n'ubundi ntimuzabana kubera ubwo bugufi bwiwe ubwo uzagenda ufite ibyo ukurikiye kunda urukundo ureke gukunda amafaranga cyangwa umuntu kuko aho urukundo ruri nta nenge ihaboneka buriya tayari jyewe nakubonyeho inenge mitamenya ko nta n'umugambi w'Imana ubirimo hari akantu usorejeho dusoza n'ikiganiro umukobwa musore niba ukunze umuntu mu maso yawe n'umumboni yawe ukabona inenge ubwo icyo ni ikimenyetso cya mbere mukimenyana icyo ni ikimenyetso cya mbere Imana ikweretse yuko nta rukundo ruhari wakoze kutuganiriza namwe mwakoze kudukurikira ibiganiro byacu byo nakagaruka shalom naho butaha nimumfashe dushimire aba bahanga Relax Life Center muri uru rugo n'uwazahaye hava ari injege bamukorera isuzuma rusange bakareba imikorere y'umubiri maze abazahajwe na amibe igifu umwijima indwara z'ubuhumekero ibibazo byo kutuzuza inshingano z'abashakanye indwara z'imitsi n'izindi bakazibamururaho bakoresheje inyongeramirire n'ubundi buhanga nka reflexology massage yongera ubwirinzi bw'umubiri ikarinda na stress bagukorera imbonerahamwe y'imirire ijyanye n'ikibazo ufite maze mbere yo kugusezerera ukongera ugakorerwa isuzumwa rusange kugira ngo utahe ntacyo utaka uvuye kuri gare ya Kimironko utaragera ku rusengero rwa Bosco Gospel Church urabona icyapa cy'ikigo Relax Life Center telefone ni 0788 30 23 68 iyi nimero iri no kuri WhatsApp